n'ibyo bibi barimo bakora kugira ngo ibyo bibi bagende babivamo, abantu bagende bitandukanya n'ikibi bakore icyiza kugira ngo nyine ino showbiz aba. Ibyo birimo biratuma urubyiruko gushaka bavuga ati n'ubundi turashaka tujya he, ko n'ubundi turimo tubona ku mbuga nkoranyambaga kabaye mu rugo nta kintu na kimwe gihari, ari amafaranga nyine ni content nyine, ni cya kintu gishituye abantu. Nimba nyine isi dusigaye turimo ari y'ubusambanyi nk'uko bivuze, nimba abantu bakeneye kureba iby'ubusambanyi, nimba abantu bakeneye ibintu by'amatiku, ubwo nyine abantu bakeneye kumenya. Igihe kirageze kugira ngo ibyo byose bibe byakorwa, ariko bikorwe mu buryo budahutaje abandi, bidahutaje n'umuco w'igihugu, igihugu kiki. So ngira ngo abanyarwanda bakunda DTR TV Rwanda, Warden Sajabe niyemeze kubaha ibintu mukunda kandi mwansabye, nayo mpamvu nkora kuri DTR TV nk'umunyamakuru. Rero nk'ibisanzwe ngira ngo ubushize abakurikirana ikiganiro twarebye ibintu byinshi cyane bigiye byerekeye bigiye biri muri ino industry, tubiva umuzingo hamwe n'umugabo ukomeye cyane dushima by'umwihariko. Uyu munsi tukaba twanamugarutseho, yitwa Innocent Dontori. Uyu munsi ntabwo turamwakira nk'umuntu shitsi kuko ubu yamaje kuba umusangwa already, ni umwe mu bagabo bakomeye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda baba analyzer. Uyu munsi rero reka tugire ngo tumwakire nanone, ariko ngira ngo nawe yakire abantu bamwe na bamwe bamaze gukora subscribe kuri DTR TV, abishishikariza agira n'inama yabwira abandi kugira ngo nabo biyongereho baze bakora subscribe. Urakoze cyane Warden, urakoze kuba nanone wongeye ukadusura, wifuje ko tuganira. Mu by'ukuri hari urugendo rukomeye cyane, ikiganiro cyashize, ndetse urimo uranabona ko byibuza harimo abantu bagiye baza kuri ino channel, bagiye bumva ibitekerezo byacu, bagiye batanga ibitekerezo, bagiye batubwira, baduhereza feedback yuko ikiganiro byagiye gikorwa cyangwa se cyari kimeze. Ari niyo mpamvu n'uyu munsi nyine twifuje ko twongera ngira ngo iyo babikunze nyine nibyo bitwinspire kugira ngo tugaruke n'ubundi. Nikaze ku bashyashya n'abandi bose bakomeze baduteze imbere, bakore subscribe, share na comment, kandi amahoro n'imigisha kude shapo bari mu mpande zitandukanye z'isi, Iburayi, Australia, Amerika, Afrika ndetse na hano mu Rwanda by'umwihariko barahari badukurikiye, kandi turabashuje cyane aho muherereye. Ko tubazirikana ngira ngo ubutaha mwabonye ko nta kantu yari ari kunywa, ariko uyu munsi wanameze neza, arimo anywa akantu kabisa. Ngira ngo ikiganiro noneho turaza kwibanda cyane ku bimaze iki cyumweru biranze kino cyumweru. Ngira ngo mwarabibonye harimo ikintu gikomeye cyane, Mr. Innocent Dontori. Ngira ngo turi buze kuvugaho tunibandeho tumareho iminota myinshi. Ngira ngo uherutse kubona Yago yakoze ari video iheruka cyeka imaze amasaha make cyane asaba imbabazi. Sinzi niba warabibonye. Narabibonye, ariko nyine nk'uko twari twabivuzeho mu kiganiro gishize, umuvandimwe tumugira inama ku bacyumvise barabyumvise. Nkeka ko sinabyo byonyine, kuko tujya gukora ino video, tujya gukora ikiganiro cya mbere, urabyibuka neza ko navugaga ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ndetse na leta muri rusange bagomba kugira ikintu babikoraho, ariko badashyizemo imbaraga z'umurengera, kuko nakubwiraga ko muri kino gihe runo rugamba ruriho atari urw'amasasu, bityo abantu ahubwo ni mu mutwe ni depression zirimo, bisaba ko abantu babafata bagasa nk'ababagira inama, ariko bakaberekana n'ibyo bibi barimo bakora kugira ngo ibyo bibi bagende babivamo, abantu bagende bitandukanya n'ikibi bakore icyiza kugira ngo nyine ino showbiz ibe entertainment mu kurushaho. Nibyo rero byagiye biba, ni nayo mpamvu wabonye ko abantu benshi bagiye basaba imbabazi Yago, twavuga nka DC Clement, bandi bagiye bamusaba imbabazi, ba Titi Brown n'abandi benshi cyane bagiye bamusaba imbabazi mu by'ukuri, aho bagiranye crochage, bagiranye akabazo muri rusange.
ni intambwe nziza cyane abantu dushobora gushimira kubona nabo basitari bumva ko hari ikintu kigaragara ko gishobora kuba cyarabayeho hagati yabo na Yago, bagatera intambwe nyamukuru bagasaba imbabazi. Kandi wabonye nanone abanyamakuru batandukanye, ibinyamakuru bitandukanye bikomeye byagiye kwegera leta, cyane cyane urwego rw'ubugenzacyaha RIB. Yego urabibonye ikinyamakuru Primo Media Rwanda ya Kanijabo, urabona Mama urwa Gasabo na Scovia, bose baganirije urwego rw'ubugenzacyaha. Ahubwo ibyo batanzemo niki? Ese yitwa RIB umuvugizi wa RIB Dr. B Thierry yari arimo avuga kuri bino bintu bya social media, aho ntibishoboka kuba ahubwo nyine bigaragara ko Yago yateye ibuye mu giti, nyamara donc umusaruro ukaba uri mu ugaragara, kuko nimba avuye kuri ibyo bitangazamakuru wenda bo baramusuye cyane, ariko yagiye no kuri za Flash, kuri Flash TV FM hose yaravuze. Bivuze ngo ni ikibazo leta nayo yatangiye guhagurukira mu buryo butandukanye, ari naho yibukirije ko n'abanyamakuru nabo bafite uruhare rwabo kugira ngo babe educative, kurenza kugira information ni abuza bimwe mu bitangazamakuru nabyo kwenyegeza. Ariko ngira ngo uyu Yago, ngira niba babonye ira video wayikurikiranye, ziriya mbabazi yasabye yavuze ko yabikuye ku mutima, nibyo, ariko ngira ngo wabonye imbaraga RIB yari itangiye gushyiramo, tangira kugira yandika amadosiye, ikanayaripotinga, ikanayasoma imbere y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Ese niyaba ari force cyangwa se imbaraga RIB ikoresheje muri no minsi ishize kugira ngo Yago agaruke imbere y'abanyarwanda n'abanyarwandakazi asaba imbabazi? Ngiye nta nubwo wenda nibitaye cyane ku nimba ari imbabazi za nyazo yarazisabye bikuye ku mutima, kuko simba mu mutima we cyane ariko yavuze ko yabikuye ku mutima. Imbaraga wenda akavuga ati bino bintu nimbikomeza bizanjyarira umunyu n'ibisusa, ariko mu by'ukuri ahubwo RIB yatangaje iki? Iyaba nimba ibyo yavuze ari byo byakanguye Yago, byaba ari amahire. Ahubwo n'abandi, iyaba twabonaga ko n'abandi RIB yagiye ivugaho, bafata ku mavuta ba Jackie n'abandi content creators, babyumvaga nabo ahubwo bakagaruka ibuntu nkuko nyine na Yago yagarutse ibuntu. Je ni ikiganiro nishimiye, ni ibintu nishimiye kubona Yago yarimo akoresha umutumwirwa wiwe, ariko arabimusara mugati muvandimwe bino bintu bireke, byaragaragaye wararenganyijwe, ariko nayo igomeza kurenganya abandi. Umubugabo butisubira bubyara ubwa rero. Kubona Yago rero imbere ya kamera agasaba imbabazi ndetse akaniyemeza kutongera kugaragara muri ya matiku yose ari muri social media, ahubwo kaba yongeye kwegukira itangazamakuru, ibiganiro byubaka abanyarwanda, byubaka isi muri rusange, ibiganiro by'ubucuruzi, nk'uko umuvugizi wa RIB yabivuze ngo igihe kirageze ko abantu bakora kuri social media bakora ibiganiro, bakora ibintu abantu bakinjiza ariko badahutaje abandi. Icyo kintu rero Yago genda kimushimiye, nanjye hano kuri ino TV DTR TV I appreciate Yago yakoze ibintu by'abagabo kabisa, ahubwo n'abandi bose navuga ngo bamugendereho. Ese ubona ko muri zino YouTube channel zose ziri mu Rwanda, ubona ko basa nko bafite objective imwe ku bijyanye n'ama content? Usanga kenshi ni ibintu by'ubusambanyi, ibintu biri related n'ibyo bintu, sibyo nabyo bikurura abantu. Sinzi niba ubibona, niyo si turimo nyine, niyo si twavukiyemo, niyo twisanzemo. We don't have to change it. Sinzi ko byenda byashoboka, kuko ngira ngo nge aho natangiye gukurikirana ibintu bijyanye na social media cyane, naje ari byo birimo. Sinzi imbere niba wenda byara ibindi, sinzi wowe wenda niba uzi background mbere twinjiyemo muri ikibazo mu by'ukuri. Nyine niyo mpamvu ubona ko abantu baje bakajya muri bino bintu kubera ko YouTube ihemba cyane, bagashaka ama views yihuse cyane n'abasubscriber benshi cyane kugira ngo babone ukuntu bahembwa. Ese hari izindi content zaboneka? Zirahari
kuko ntabwo abanyamakuru batangira uwo mwuga ntabwo ari byo batangiriyemo. Gusa hari n'abandi aba content creator babijemo, kandi RIB yagiye nayo ibijyamo, bamwe bagenda babihagarika. akoze ishyushye cyane nyuma yuko dutangiye kubona ibi bintu byose. Birashyushye cyane, ariko ikira n'intuza ari amafaranga nyine, ni content nyine, ni cya kintu gishituye abantu. Nimba nyine isi dusigaye turimo ari y'ubusambanyi nk'uko bivuze, nimba abantu bakeneye kureba iby'ubusambanyi, nimba abantu bakeneye ibintu by'amatiku, ubwo nyine abantu bakeneye kumenya iby'amatiku, nimba abantu bakeneye ibintu gukora ibiganiro by'isanamitima, nabyo nibyo nyine abantu bakeneye kubohoka. Niyo mpamvu n'amadini abaho n'abandi ibyo ni content nyine zikerewa kugira ngo kubera uruhande runaka, ariko igihe kirageze kugira ngo ibyo byose bibe byakorwa, ariko bikorwe mu buryo budahutaje abandi, bidahutaje n'umuco w'igihugu igihugu kigenderaho, ahubwo abantu babikore mu buryo bwo kugira ngo igihugu gitere imbere, mu buryo bwo kugira ngo abanyarwanda biteze imbere, n'abandi nitwongere kubona abantu bagenda bambara ubusa bavuga ati ngewe uburaya burantunze, agende kuri mikoro umuhe platform aje kuvuga uburyo yikaraga neza mu buriri cyangwa se agira gute. Icyo kintu cyo kwamamaza ubusambanyi mu by'ukuri ni ikibazo gikomeye. Turabona abana batoya bacu, wenda mwebwe ushobora kuba nta bufite, ariko umwana urashyira telefone hasi, wajya kubona ukabona yagiye muri telefone, mu by'ukuri agakoresha telefone yawe, kandi telefone yawe arahita ajya kuri YouTube. Yego najya harasangaho ya content ivuga bya bindi, wa mwana arakura yangirika. Yego usanga nyine ibyo biganiro n'umuvugizi wa RIB yavuze, nibyo abantu tukwiye kwamagana, ariko nabwo tukabereka bakabona inzira nziza yo kugira ngo bafashe abanyarwanda. Kuko sinumva ukuntu nyine nanjye umuntu ashobora guhereza platform umuntu uje kwamamaza ubusambanyi, uje kugaragaza ko agiye gucuruza abantu, uje kugaragaza ko agiye gukora ikibi. Ushatse kuvuga ngo babikorere inyuma, batwereke ibyiza gusa. Ubundi umwana w'umunyarwandakazi yabaga ni mutima w'urugo. Yego umutima w'urugo ni nyampinga, ni wa muntu bareberaho ku musozi, ntabwo ari wa wundi wiyandarika. Yego ntabwo ari wa wundi wiyandarika ngo agende agaragaze ibice by'umubiri we abishyire ku karubanda. Ntabwo ari wa wundi uzagenda yirata uburyo ki yaryamye n'abagabo barenga 500 200 ngo n'ubu ngubu bategereje n'undi. Ntabwo ibyo ngibyo ari umuco nyarwanda mu by'ukuri, ntabwo ibyo ngibyo tubikeneye, sibyo? Abanyarwanda bakeneye kubona content zimeze neza zubaka abanyarwanda. Ntabwo abanyarwanda bakeneye content zitanga zamamaza ubwo busambanyi. Ubwo rero impamvu nari mbivuze cyane byiharajwe n'icyo gice cy'igitsina gore cyane, kubera ko nibo nyine bagenda babigaragara, kandi ko reka babikore barakunzwe nyine. Ariko biriya bintu nk'uko umuvugizi yabivuze akavuga ngo na bano bantu igihe kirageze ko abo bantu baganirizwa, abo bantu berekwa ko isi igomba guhinduka, kandi igomba guhindukira kuri bo, bagomba guhindura imyumvire. Ibintu by'ubusambanyi bakareka kubyamamaza, bagende babikorera inyuma y'amarido ntibitureba. Nk'uko ubushize twavuze ati bambikana ubusa, ariko imiryango yabo bayireke. Yego nanjye navuga ngo bagende bakorera ubusambanyi bwabo ahandi, ariko bareke kubuzana kuri social media, hahandi twebwe turimo tubona ko urubyiruko, abana bakiri batoya bashobora kubyinjiramo, kandi nta garuriro rugifite. Yego iyo ni content ya mbere ijyanye n'ubusambanyi. Ndakeka ko yabivuzeho arimo agaragaza, ntabwo ari ba Jackie wenyine, wenda ni Jackie yavuze gusa, ariko nkeka ko murabizi za TV za Buryohe zagiye zizaho ngo zije kwigisha ukuntu bikorwa, ariko bagiye babihagarika. Harimo ama YouTube channel menshi cyane yatangiye akora izo content, ariko ubona ko yahagaritswe. RIB yakoze akazi keza, turanayishimira cyane rwose pe, ariko hacyari n'ibindi byo gukora byinshi. Yego nabo bisigaye noneho muri batumirwa baza, yaza wagashaka kwenyegezamo cya kindi kugira ngo babone kimero cyiwe. Ibyo ngibyo nabyo abanyarwanda batangire kwigisha babandi aba YouTube content, aba YouTubers batangire bamenye uko bagomba gukora. Nkuko bigaragara hari content zihari zitandukanye. Hari ubunyamakuru, kuba umunyamakuru bivuze ko ugiye kutangaza inkuru, ugomba kuba kwigisha n'ibindi. Izo ziri muri pillars z'itangazamakuru.
ego ryaba iryigenga ryaba n'irya leta ryaba n'abikorera ku giti cyabo cyangwa se batari abanyamakuru b'umwuga bose bagomba kumenya ko iyi mikoro ntabwo ari iyo kuvugiraho ubusa. Iyi mikoro ni iyo kuvuga ibintu bishobora kubaka abanyarwanda. Yego izindi content rero zirimo aho ngaho bigaragara ko zirimo nazo urujijo nkuko nabikomojeho ubushize murabibona, narabivuze kandi nzahora mbivuga. Biratangaje kandi birababaje kubona umubyeyi, umupapa, umumama ajya imbere ya mikoro akavuga uburyo ki aryamana n'umugabo we cyangwa se aryamana n'umugore we, akavuga uburyo ki umugabo we nta kintu agishoboye, undi umugabo we akavuga uburyo ki umugore we ari ikirumbo yirirwa mu kabari yasinze imbere ya mikoro. Hano ibintu bitagomba kuvugirwa hano, bigomba kuvugirwa mu gikari, abantu bakabunga, abantu bakagira gute bizana imbere ya mikoro. Nibyo navuze ngo abo bantu babizana baje gukirira kuri YouTube n'itangazamakuru. Ni gute uzaba wakize ku karubanda ndi umugabo wawe ngo nuko ntabyo ngishoboye, byarangiza ukambwira ngo urataha mu rugo iwanjye? Ntabwo wataha pe. Ariko hari igihe baba babyumvikanyeho, niba babyumvikanyeho ariko ni ikintu kitari cyiza. Ni ikintu kuba babyumvikanye n'ibyaye twavugaga nyine barashaka amafaranga. Ni nka wa wundi umuntu ukubwira ngo agatereta umuntu, umugabo n'umugore yabona umugore we bamutereta ngo bakumvikana bakumvikana bati kiriya kigabo tugiye kugikura turya amafaranga. Kuba yakurongora rimwe, kuba yagutwara rimwe nta kibazo, wowe uzagenda umuzaneho imitungo, twirira imitungo yiwe, bakaba babyumvikanyeho. Byukuri icyo ni ikintu cyo ku ariko abantu bafite n'imitima ntazi ukuntu iteye. Ibaze kwemera ko umugore wawe bamutwara ngo kugira ngo ubone amafaranga gusa. Wabundi wamushatse uyobewe ko muzabana, uzobewe ko muzarya ubusa mukiyorosa, ubundi nimba nta kintu mwari mufite mwashakanye muyobewe ko muzashaka ibintu mukabigeraho, kuki mugiye kubishakira ku wundi muntu? Iyo depression mugiye gutera uwo mugabo, mugiye kurya imitungo we, azaba wate? Iyi niyo si turimo. Icyo kintu rero ntabwo ari cyo. Nimba hariho n'abagabo cyangwa se n'abagore bakereya iyo content, bakishyurwa kugira ngo baze babivuge kandi batubwira ko bari mu isanamitima, icyo ni icyaha. Icyo ni icyaha, ibyo ni ibintu bibi. Ngiye kuvana ukuntu nabayeho nyiri umusore gose, icyo kintu ni ikintu kibi cya mbere cyaba kibayeho. Yego niyo mpamvu izo content nazo batangire bazirebeho, baganirize abantu bakora ibyo biganiro, bababwira ibyo bagomba kuvuga, pana ibyo gushaka kuvuga gusa ngo twebwe cyewe urabona ibyo biratuma ingo nyinshi zisenyuka, divorce ziyongera, kubera ko umwe arareba akavuga ati uriya nawe yatinyutse yavuze ati nanjye reka ngende mvuge, uriya nawe byagenze kuriya, kumbi nareka niyakire, uriya byagenze kuriya, bikarangira atinyutse akavuga ati koko umugabo wanjye nanjye ntabwo asongera kuntuka, ariko umugabo wanjye nanjye ntabwo asongera gutaha mu kabari bitinze, ariko kurara mu kabari umugabo wanjye nanjye ntabwo bizongera, umugore wanjye yes. Urumva izo content zira zose bazirebeho. Abanyarwanda barabizi gufata umunyarwanda kazi umugabo ukamuzana mukaganira, mwamara mukaganira ibintu byerekeranye n'isenyuka ry'ingo. Ibyo bintu birimo biratuma ama divorce menshi aba. Ibyo birimo biratuma urubyiruko gushaka bavuga ati n'ubundi turashaka tujya he, ko n'ubundi turimo tubona ku mbuga nkoranyambaga kabaye mu rugo nta kintu na kimwe gihari, turajya he? Reka twigumire uko turi. Bagiye muri bya bindi byo muri Bibiliya nyine Paulo yavuze ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka bikaba byiza kurushaho. Yes, ariko ibyo barimo baratuma biriya biganiro birimo biratuma urubyiruko rubihirwa no gushaka, bakumva ko gushaka bakabona ntuza twavuga ngo barimo barashaka donc ni nkakuno rumodo wawe, donc barimo urubyiruko rurabura rumodo, rurimo rurabura abantu baruvugira berekana ko no mu rugo hari ibyiza bihari. Si uwo muntu yagiye akagaragaza aho uburyo ki wenda yahindutse ubu kubera urugo yashatse, kuki ajya kuvuga ku buryo urugo rwamunaniye, ubundi ko ntawe ugaruka ngo atange verisiyo igaragaza y'icyo byamufashije.
abanyarwanda batangire nabo bajye basesengura, boye kumira ibintu bunguri. Babandi bagenda bakarira imbere ya kamera ngo baratawe, barahohotewe, bagize gute, bafatiwe mu rugo, ko batagaruka ngo batubwire inyungu bavanye muri bya biganiro bakoze. Aho rero niho ngewe ngeza, nubwo ntari umushinjacyaha, ariko niho ngeraho nkahita mvuga ko bari abantu baba bishyuwe, kandi umuntu wishyuwe avuga ibyo bosi we wamwishyuye ashaka. Tushobora kujya hanze, yego ni n'amakimbirane twabonye rega yago bagize. Ibyo narabivuze ko ari conflit d'intérêt, nuko bahanganiraga amafaranga kuba umwe yimyundi kiganiro kandi azi ko icyo kiganiro kiramwinjiriza, ntabwo ari ubuntu, yego. Ibyo niho havutse urwo rwango nyine. Ni nayo mpamvu rero nimba bashaka ko bino bintu bibaho, abantu dutangire dushake content. Hari impano nyinshi cyane z'urubyiruko zikenewe kuvugwaho, zikeneye kuzamuka. Dufite ababyeyi bakeneye ko abana babo bakura neza, bakurana ubumuntu. Dukeneye kubona abayobozi bayobora neza kurenza Rwaserera na sakusaku igenda igaragaza. Byacitse mu banyarwanda rwose. Dutangire tugire uwo mutima nanone wo kwanaliza ibintu byose ntitukabibane nkaho ari ibintu byacitse, hato tutazisanga nk'uko mukuru w'ubugenzacyaha avuga mu gatsiko k'abantu bamwe bashaka gukora ikintu kibi, bakita nyine ayo mazina agiye atandukanye, nubwo atari ko bifata cyane, ariko niko bimeze. Burya iyo wamaze kufana cyane uhinduka umuhuriga, kandi umuhuriga burya nta kintu na kimwe atakora, nta kintu na kimwe atakora. Nimba rero bavuze ngo big energy stand up nk'uko umukuru wa Libya yabivuze, yambaye umuvugizi we, nibyo harimo abantu bari batangiye kurenga umurongo, kandi nanyega ko nayago atari byo yashakaga kugeraho nk'uko yanabivuze arimo asobanura. Ako ngira ngo ejo bundi asa nk'uwakomoje avuga se ko hano mu Rwanda harimo izindi fans club kandi z'abastar tugiye tuzi, like Riderman afite ibisumizi, sinzi niba wenda nawe arahari, sibyo? Biri hariya turabizi ni ibisumizi Riderman, Riderzo. Yago azanye big energy, abantu barasakuje, ari nawe yahereye avuga ati urabanza umenye utekereze ngo iyo groupe, izo groupe zashinzwe bigenze bite. Ako ngira ngo avuga ko ari ijambo big energy. Big energy yaje kugira ngo nkuko babivuga ngo ni urukundo kugira karenganye, kurwanya karengane. Yego iyo nkubiri nimba izamutse gutyo ugiye kurwanya karengane ugiye kurwana. Yes, bitandukanye n'ibisumizi kuba umuntu bafana Riderman kuva na kera mu ndirimbo ze. Barumva se yahanganye n'umuntu runaka, bibasiye umuntu runaka ngo turi bisumizi tugiye kwibasira noneho uwo kwa Makide Black, tugiye kwibasira uwo kwa Butera Knowless. Usibye ko naho bihara ariko bo biri ukuntu bimeze, sibyo? Ariko iryo hangana ritandukanye n'irihangana twabonaga rya big energy n'abandi bantu bagiye nta nubwo ari we wenyine, n'aba Joe Twins bagira groupe yabo. Barahari bafite amagroupe, sibyo? Abantu benshi bagiye bafite amagroupe agiye atandukanye ashyigikiye ibiganiro abantu bakora, yego. Ntago rero na big energy rero iyo iza gukomeza ikajya mu murongo wo kwamagana icyo kibi, ariko nabo badashaka gukora ikibi, byari kuba sawa. Ndetse na Yago nawe iyo ahagarara akavuga karengane ke, ariko nanone adashatse gukomeretsa, nanone kwihanira cyangwa kujya gute, nabyo byari kumvikana, byari gufatwa nabi. Ariko ngiye ndashimira Yago kubyibuza ko kino kintu yakivuzeho, noneho ubu abantu bose bakaba bahumutse amaso. Aho igihe kirageze ko dutangira gusesengura bino biganiro binyuzwa kuri social media, tugashunguramo ibiganiro bifite akamaro bizatuma byisubaka abanyarwanda kurenza byacitse. Nkomeje gushimira abantu bari gukora subscribe kuri DTL TV, ndabashimira by'umwihariko. Ngira ngo muri kubibona ko turi kumwe n'ubundi na Innocent Dontori, umwe mu ba analyzer ewan baba bazi ibintu kandi banabibona uko biri. Nanjye Waden ndi hano kugira ngo byinshi mukomeze musobanukirwe. Ngira gukanda subscribe, share, comment ni iby'agaciro. Ngira ngo ikindi kintu mwaza mwifuza ku bindi bintu bijyanye n'ibiganiro, umugabo arahari nanjye ndahari Waden, mwajya mubishyira muri comment ubundi tukabagezaho ibintu bigiye bitandukanye kandi bifite umucyo.
icyo twiyemeje kabisa ni uko tuzajya dutanga ukuri, kandi ukuri kwiza, ukuri kubohora wa mugani abantu bature ibyaha byabo ariko tugiye guturisha, ariko abantu batangire bumve ko hari ibintu bifatika bishobora kuba byabaho, bya biganiro by'ubuvugizi buganisha ku cyiza, yego, butibasira, bya biganiro biza kuvuga ku kintu cy'iterambere, kumenyesha, kugira gute. Ibyo nibyo biganiro dushaka kugira ngo bikorwe. N'ubusesenguzi wenda bundi bw'ibindi bigiye bitandukanye bwa no mu Rwanda no hanze yaho nabyo bizagenda bibaho, tuzagenda tubikora, ariko hatarimo kwibasira uruhande urwo ari rwo rwose. Ibyo byo kwibasira byo ntabyo muzabona ahangaha. Ngira ngo uwo yari Innocent Dontori, turacyari kumwe n'ubundi mu kiganiro, ari hano nk'umuntu wacu kandi ntabwo tuzigera tumubura. Reka tugaruke gatoya mu kiganiro. Ngira ngo urabizi neza ko ibintu bimaze iminsi bivugwa byo hari amakipe menshi ahanganye, ariko ngiye mfata ko ari amakipe abiri, ikipe irwana na Yago, sibyo, na Yago nyir'ubwite. Wowe uhagaze hehe? Turetse wenda kuvuga ngo nuko turetse kuvuga ngo nuko ngo wabyanarije ukora gute, uhagaze kuri ruhande wowe ku giti cyawe Innocent Dontori? Yewe mpagaze ku ruhande rw'amahoro. Uruhande rw'amahoro n'urukundo. Uruhande rw'amahoro n'urukundo. Ibintu byamamaza ibyo ngibyo bibiri. Yewe mbiriho. Ariko ntuzambwire ngo ngiye kwibasira Sabe ngo kubera ko yagoye amahoro. Ese rukaba ari uruhe ruhande? Ndagira ngo specifying urwo ruhande rw'amahoro. Ngende hagati ya bose. Bose nta numwe utari mukora utarakoze ibintu byiza. Nta numwe utaragize ikintu na kimwe cyiza akora. Yego ntitugomba kubona mu ishusho yabari abantu rero ikibi gusa. Yago yafashije abantu benshi, turabimushimira. Sabe yafashije abantu benshi, arashimirwa, kandi bose byabagejeje ahantu hakomeye. Jihad nguwo nawe nuko, nawe yaravuze, nawe hari ahantu bimugejeje, sibyo? Ba Brian nuko, nabo hari ahantu bavuye naho bageze. Yego bafata ku mavuta nuko. Ahubwo icyo dukeneye ni ukugira ngo ba bantu tutangire kwanaliza nyine, tutangire kuvuga ngo bya bintu mwakoraga aho nimwatangiye gutandukira, aho nimwatangiye kugenda mu buryo butari abo bakaba bande bahwitura rero. Ni twebwe abaturage abagenerwa bikorwa, nta bandi. Nimyo munabona ngo bino bintu ntago nkeneye ko leta ibizamo namwe imbaraga z'umurengera. Abangaba ibingibi nitwe twabyikemurira. Yes, biroroshye rwose ko dushobora kubwira content tubwira mu ma-comment arimo hariya tutarenganyije umuntu, tutamututse, tukamwira ati please, ese ntabwo bishoboka ko mwagiye mutugezaho ibintu bimeze gutya na gutya na gutya. Yego ibyo ngibyo bishobora kuzatuma rwose aba content creator batangira gukora ibintu bizima. Ngira ngo ni nawo murongo dushaka kugenderaho. Harimo abana b'abahanzi, harimo abana b'abakomediye, harimo abana bavuga imivugo, harimo abahanzi batandukanye, harimo abakina sinema, harimo babuze abantu babazamura. Yego kuki twirwa rero muri ayo matiku gusa yonyine, cyangwa dushaka kuzamurira muri babandi dushaka kubazamura tubakaba creatingira content y'ubusambanyi. Kuki umuntu ashaka kugira ngo yamamare agomba kunyura muri iyo nzira? Se nta bundi buryo ashobora kunyuramo akamamara kandi atanyuze muri iyo nzira mbi y'icyasha? Uzi ko bimeze nk'aba pasiteri bajya kwigisha bakivuga imyato y'ibibi bakoze gusa, ugasanga nabuze umupasiteri ujya ku ruhimbi cyangwa se ujya kuvuga ijambo ry'Imana cyane shaka ko abantu batura ibyaha byabo. Bose uzasanga bibeshyira ngo turabasambanyi. Narasambanaga karahava, nari umujura, ariko nabuze umuntu uvuga ngo nari umwicanyi. Nari umwicanyi, nisha abantu bangana gutya. Mwabivugira mu rusengero ati abantu nishe bangana gutya. Ko nabuze umupasiteri ubivuga. Kuki bavuga ibyaha babona societe yakumva ko ari ibyaha bikomeye ariko bidahanwa? Umuntu wavuze ko yasambanye nta muntu wabimuhanira usibye Imana. Ni icyaha kiri morale Imana yaguhanira gusa. Ariko nushyira mu icyaha cyo kwica ushobora kuva ku ruhimba aho ngaho, ni politics. Yego kuki rero kandi ko nabo hari ibyo bakoze
ese koko nta muntu urimo hariya wakoze ibyo bintu bibi, ibyaha biri penale, kuki batabivuga? Rero nibyo nanjye ndashaka kuvuga. yego Kuki abantu bashaka bashaka kuzamuka muri ubwo buryo? Kuki ushaka kunkiza igikomere kubera ko nawe wagaragaje ko icyo gikomere ngo ari cyo wanyuzemo gusa? Please tube mature enough. Ndabwira abanyarwanda bose stand up please. Ariko ntabwo ndemye agatsiko nanjye. Ariko turwanye bino biganiro, zino content zitari nziza, zica imibanire ya famiye mu Rwanda. Tubungabunge ubuzima bwa famiye mu Rwanda, umuryango. Murakoze kandi ubwo ngubwo ngewe nibyo ubwo ngubwo ngira ngo ni Innocent Dontori twari turi kumwe agira byinshi atugaragariza. Nanjye Sajabe wa Deni as presenter. Murakoze, turabakunda cyane kuri DTR TV. Turabakunda cyane ku chapeau ku bantu badukurikiye. Spread love, natwe mu dukoreshe iwacu ewan, ibintu byose bigende neza cyane, ubutumwa bwiza gere kuri bose. Gere kuri bose, ngira ngo mbasabiye umugisha kandi nanone nka padiri. Okay, ngira ngo mujye muri komenti mwandike ibyo mushaka ko tubakoreraho, ubundi byiza, ariko aho mubyumve neza, ni byiza ntago ari bibi, ibintu byiza mutubwire ati mutwanarize bino bintu mu specifying. Innocent arahari, nanjye Waden ndahari, tuzabafasha. Turabakunda abantu bo kuri DTR TV.